uravuga iki ku basore biyemera umusore wiyemera akaza akakwereka amafaranga maze nawe ugashiduka koko urabavuga iki abasore barahari benshi cyane kugeze Yasuye nakiriho nkabo watubwira ko urugero se yewe kamubabarire nyine mu gikibanga ako nk'ubu nk'umusore wanjyana yaba nkuye n'undi wanjye ni ukuva iwanjye ngi wanjye rero ubwo guhindura icyumba si ibintu birenze ntakidashoboka iyo hari urukundo. murakaza neza kuri James and Yerekwa TV. uyu munsi nasuye abantu beza cyane ariko mbere ya byose reka mbanze mbashimire abakunzi bacu by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora abari mu Rwanda ndetse abantu bose baturwanira ishyaka baduhora hafi ndabashimiye mbikuye ku mutima Imana ikomeze ibahe umugisha. uyu munsi rero reka dutega amatwi ikiganiro kiraha cy'abakobwa beza cyane nabasuye iwabo ahantu heza cyane hasa neza. Reka dutangire baswibwira amazina yabo. amazina yanjye banyita Umutoni Rose. Umutoni Rose witwa neza uranasa neza aka makeup kawe ni keza waba wagakorewe nande? Simba kunakikore ku giti cyanjye mbaye niyamamaje. usanzwe bikora cyangwa ni ibintu wikorera wowe? Usanzwe mbikora cyane rwose. bakugane bangane. ukorera hagana he? Nkorera ku gisimenti rwose turaza gushira contact zanjye abaza gukenera makeup zanjye bajye bampamagara nta. urakoze cyane. Reka dukurikizaho wa kabiri umukobwa mwiza cyane. murakoze amazina yanjye nitwa Kirabajovia. witonze cyane Kirabo. Yes ni komora. ubu nagabeshe turaza kubireba mu kanya kuko ndumva ngewe ndi kubishidikanyaho gatoya. witwa Kirabo. wakoreze makeup neza cyane niwe wayikoreye? n'umusatsi urasa neza. murakoze. mwakoze kunyakira hano mu rugo iwanyu ndagira ngo tuganire ku buzima busanzwe ibintu bisanzwe. mumeze neza ariko muri bana se cyangwa mufite kuri turibana pe izose mukayishyura yose twenyine mukayishyura mwenyine cyangwa mufite twabivuze ngo umusore ubangutse rwose ugira iyerekwa ryihuse. murabe mwumva abasore mwe muteze amatwi iki kiganiro umuntu uri buze kugira iyerekwa rwose aritambutse baduceho muri comments cyane. ndaza gushyiraho contacts muraza kubavugisha. ego dukomeze tuganire. none se kuki ubu se ufite nk'imyaka ingahe? yewe se 20 na nese abakobwa benshi muri iki gihe basigaye bagira 22 n'itatu. n'umwe nta nubwo ndayuzuza. urabeshye cyane ni ukuri pe. bavanye 14. udatuma bafunga ko 14 ntago bafite ntago ibi bintu ari ngombwa kubijyamo ufite iyo myaka yose. none se abasore baraza gutambutsa iryo yerekwa kandi numva mukira abana bato. Se ibisanzwe ntago uzi ko na kera bajyaga bafata irembo then bakazaza nyuma gutwara umugeni wabo. turi ku ngoma nziza cyane itatwemerera ibyo bintu. Ndi yacu barabyemera. nanjye kurya ibyiza nuko bakwirerera. 21 rwose ndabyemerewe ndi tayari niyerekwa rwose biremewe. baze gutambuka 21 mutekereza iki ku rushako? abakobwa benshi sigaye numva muri iki gihe urushako batarwumva neza nk'abandi. ngiye ndifuza kumva ibiganiro byanyu mutekereza iki ku kintu byo gushaka? gushaka se ubundi gushaka ahubwo niwe dukwiye kubaza. nge ndashaka kumenya mubitekerezaho iki mubivugaho iki muri iki gihe? muri iki gihe birakaze mba mbona bitoroshye cyane ku mpande zose. nyine ibintu byarahindutse yaba ari ku basore yaba ari ku bakobwa buri wese arisigaye kurura yishyira. harimo imibare myinshi gukunda amafaranga akazi ibintu nk'ibyo ngibyo bigatuma abantu ibintu by'urushako nyine bigorana cyane. wowe urabivugaho iki ibintu by'urushako bitekerezaho iki? Nikeza ko ari ikintu kitoroshye cyane cyane kukijyamo. ndabitinya. Kuki bitinya? Man, nundi urasanga nundi abenshi bari kujya nundi bari kuvayo kugase ibi nibikira genda jya hehe. Mugahitamo kwibera mu nzu mwenyine. Biraruta.
kuki mutinya abagabo kuki twe twashatse tukaba tutarahindutse my friend abantu baraza kuvuga muri comment niba hari icyo bitwaye kuko nkuko babona abantu baba mama ndetse n'abakobwa mwe mubona ari iki gituma muri iki gihe kuko abakobwa musigaye mutinya abagabo kuri uru rwego aha nabo baradutinya nabo baradutinya kuko ntabwo biba byoroshye cyane buriya ngiye nsigaye mbona bigoranye cyane ku mpande zose nyine nkuko abivuze ubona abagenda bagaruka ari bo benshi cyane so bikadutera ubwoba cyane ukavuga uti se urajya hehe bakaruta ukicara nyine mu nzu yawe nyine ukikodeshereza ukituriza ukumva ko iherezo ari irihe iherezo nyine ni ugusenga tukareba ko Imana izatwohereza nyine abo ngabo biyerekwa ryihuse ariko ntabwo byoroshye ndakwambiye ariko sinzi impamvu mu bitinya kandi mu by'ukuri ingo nyinshi zisenyuka ntago ari nyinshi kuruta izubaka kuki mwese mutinya gusenya kandi kuki utumva ko wakiremamo icyizere kuzubaka ngiye kugeza ubu ntabwo mbitinya ntabwo mbitinya cyane ahubwo ababura nyine bafite iyerekwa ryihuse gusa impande zose ngiye ndebye neza usanga biragoye ku mpande zose nkuko nabikubwiye akazi amafaranga gukura wishyira umwe arashaka imitungo undi arashaka mbese ni ibintu biteye ubwoba muri make so bisaba kwitonda ugasenga ugategereza nyine wowe uyerekwa ariko ntabwo byoroshye muri iki gihe ntabwo byoroshye nkawe uri umukinnyi wa filime mu buzima busanzwe noneho nk'ira filime nabonye itarasohoka uri gukinamo biriya bintu bitekerezaho iki kumva ko ushatse ubeshywe ubitekerezaho iki ubyumva ute wumva ni nk'iyihe nama wagira abantu abakobwa muri rusange akenshi ntekereza ko wenda ikintu cya mbere habaho kenshi guhubuka ukabona wenda mutiparaje bimeze neza twagiye twagarutse n'iki ati mani ndatomboye then ukagenda hashira iminsi ukagaruka wenda icyo navuga wenda ni uko habaho kwitonda ukabanza ugashishoza karese umuntu tugiye kujyana tuzabishobora ese n'ibyanga nzabigenza gute nzagumayo nzataha nzajya geto nzakora iki yese njye inama natanga ntekereza ko najya inama wenda abantu bari gushaka vuba kwitonda bakabanza bakareba ahantu bagiye bizavamo cyangwa mu kimwe urakoze Mutoni uravuga iki ku basore biyemera umusore wiyemera akaza akakwereka amafaranga maze nawe ugashiduka koko urabavuga iki abasore barahari benshi cyane kugeze Yesuwe ntakiriho nkabo watubwira ko urugero se yewe reka mubabarire nyine mubikira ibanga ni ukumubikira ibanga ariko barahari cyane baza nyine bitwaje ibintu kandi ntabwo aribyo bigezweho undi umutima niwo wa mbere niwo ugomba kubaka urugo ibindi biza byiyongera so ariko rero iyo bahageze nyine bakwemeye bitarebye neza nkanjye mu myaka 12 nayihinduye ni 12 ugahita ubona ibintu ugahita uguruka ukagenda wagera nicyo kitugarura vuba so nanjye natangira abantu inama kuko ibintu by'urushako ntago bafite amagambo menshi yo kubivugaho ariko ikintu nabagiramo inama nuko bagomba kwitonda bagashishoza bakiga ku mitima y'abantu bagakunda bitavuye mu bintu cyangwa muri abatipe biyemera bita biva moto bikubayeho ugashaka nk'umusore ugasanga umusore wakwiyemeyeho koko wagera mu rugo ugasanga ugeze mu rugo rubishye byataje wabigenza ute nkawe ku giti cyawe nawe urabyumva kwihangana abantu ba kera barabishoboraga bashoboraga abantu ba kera bashoboraga kwihangana bagapfirayo ngo niko zubakwa akarinda asazira yabyaye abana 6 ku muntu adakunda ariko ubu ngubu ntekereza ko bitavamo none se oya ubaye mukunze waramukunze nyine ariko ugasanga yakwiyemeyeho mu by'ukuri kujyanye kuba ahantu habitu wabikora iki abadata we shana mucika tu utari ngo yazingutwe akagenda yazingutwa nkigendera kuko muri iki gihe bisigaye byoroshye cyane nta mpamvu zo kugira intambara ntabwo ugasubira ghetto mu mukobwa ngasubira ghetto ewana nkahiga yanjye nkatuza tu kuko ntabwo bisigaye byoroshye muri iki gihe ntabwo biba byoroshye cyane kirabo wowe bikubayeho wabigenza gute njye n'ubundi aba yarankuye muri ghetto nasubira iwanjye abakobwa bari hano ntabwo byoroshye dundi twahuriye muri ghetto buriya kera abantu ba kera
baranihanganaga ko asanga umwana yakuriraga iwabo kwa se na nyina bakazamukura agiye mu rugo rwe. Rero ubu ngubu noneho umugabo ari kugushaka, noneho waramenye kwihigira, waramenye kwitunga. Rero kugira ngo uzumve umuntu uza kuzana ibintu birenze yanakunaniye mani, kera yagukuraga mu maboko ya mama wawe ugatinya gusubirayo. Ako nk'ubu ngubu umusore wanjyana yaba nkuye n'undi wanjye, ni ukuva iwanjye njye iwanjye. Rero ubwo guhindura icyumba si ibintu birenze. Muri make muri iki gihe buri wese afite iwe. Guhindura icyumba no guhindura icyumba gusa, ukava muri kimwe ukajya mu kindi, ntabwo ari birenze. Biragoye. Nk'umusore ukora ibyo bintu wamugira nk'iyihe nama muri iki gihe? Nama namugira azafatwa. Sha nta nubwo 40 kibaho, yaragabanyutse. Ntekereza ko byanze bikunze iyo bikoze sha umwaka umwe nawe sinzi ko ndago washa cyetse nyine aho kanya umusanga ku kanya akawitonze sha amezi 2 cyonze icyo. Ariko muri iki gihe twarabibonye ko nta mukobwa ukijya gukora ubukwe ngo abanze ngakundane n'umusore imyaka 5. Ibyo bintu byari bya kera. Cyetse warirambiwe wenda hari igihe umuntu avuga ati imyaka ngisizemo mani danje noneho kugira ngo akavuga ati reka ngeze amahirwe mbonye umugabo reka nirukanke. Ushatse kumbwira ko ubonye mu diaspora none haraje azanye amafaranga yakumennye, wategereza wamuhanga umwaka ngo basi badukomane mwaka? Wenda ubu diaspora we reka bitazaba nka Hakimu asanga ibitungaritse kuri nyina, uri kumva? Ariko bitunga itaritse kuri nyina byo uzavuga ati mu diaspora wenda ugasanga byanditse kuri nyina akaza kwereka kanini. Ayi narira. Wowe bitekereza iki nk'ubwo umusore aje none akakwereka amafaranga koko wamuha umwanya wo kwitekereza ngo wanse kureka ko imitungo ari nge nabikora kuko muri iki vugisha ukuri muto? Mubwije ukuri ko nabikora rwose. Ibintu byo kwifata tukirukanka tukagenda ni ukuri, ibintu byo kwifata tukirukanka n'amafaranga n'ubu dusige tuzi kuyakorera nicyo cyiza. Abakera nyine bashoboraga kugenda, ubu ni ufata mu yawe ahubwo niyo abaje kureba kenshi. So rero ugahita unamukosora, ugahita unamugurira n'akamodoka. Fo muri make umusore uzagutereta akamodoka ntago nakamugurira. Reka wenda nyine nk'agatelefone tu aka iPhone nka 14 Pro at least agatahira. Mw'abasore mwe mwokabyara mwe do Yerekwa batambutse vuba vuba. Ariko nyine muri iki gihe nyine ntago ari byiza kwirukankira mu rugo kuko nubundi hose usanga bikaze cyane, ndetse cyane cyane mu mago iyo ugiye utariteguye birakuvuna. Ariko iyo wicariye hamwe ugatuza ugakora ikofi yawe ukitegura neza ukiga kuri uwo musore nyine uje yirukanka gutyo tu ukamwitondera neza, ya minsi 40 umufata mu minsi 20. Twabigiye imitwe no kwigira imitwe. ubona nk'umusore uzagutereta ushaka kugushyira mu rugo bya nyabyuza mu nk'igihe kingana iki cyo gukundana nawe? Nzamuheza nk'amezi 9. Amezi 9 yose ukimutegereje? Yose si cyangwa yonyine. Sorry mumbabarire rwaye inkorora. Ayo mezi yose genda uba ari menshi. Amezi 9 ntago ari menshi, ahubwo numva ujye vuga ngo ayo gusa 9 ubundi nyine nayo. Ukabyihanganira umudiaspora yakweretse amafaranga ukabyihanganira? Aba diaspora se shahu tubareke. Aba diaspora kenshi busigaye mu bakunda mushaka visa. Ni za visa zigendera. Nawe umubonye wahita ushaka ka visa ukigurukira. Ni za visa zigendera biterwa nyine n'amahitamo y'umuntu. Hari abakunda visa, hari abakunda bakunze nyine bisanzwe, ariko urabizi neza ko kenshi 90% ni visa. Bashaka visa. Ni visa zigendera. Ubwo sugeze yakaguhinduka agahita guta muri Amerika noneho utazi niyo ugiye. Aho ngaho bayagusize ushobora kwihigira. Ajanye ngakira butaba wagezeyo se icyambere kugerayo. Aba yagutaye nyine mu kazi tu nakindi hariya nyine na ahantu hazima ho kugusiga, urumva neza ngatangira gushiraho connection, urumva mbwiraho mu Rwanda ni muramenye nimbura murashakira. Dushima Imana ko Brian yari umustar. Uzero ngawe wabwira icyo gihe nakubwiye aba yagusize mu kazi nta kibazo, hariya ntago wabura. Byanga bikunda kwiyaranza kubura ariko hari ahantu usiko mwabonye ko Brian yararize ariko igihe sinarira najya ku station ya police ukajya kwiri
kuripotinga nko muri Afrika bageze muri Amerika. nageze muri Amerika umugangi yanaye pe kandi sinsubirayo. Kandi bakunda kubikora tugira n'inama abantu. Aba bagabo basigaye babikora cyane. Abagabo basigaye babikora cyane, hari abo bajyana bagiye kuvanamo ibifu, buriya twabagira n'inama reka mbabwire. Bakagushipinga bakujyanye kugira ngo bakuremo impyiko gusa uzagaruka ufite urupyiko rumwe kandi zirahenda. Impyiko zigeze muri miliyoni 6. Bakayigukuriramo ubuntu bakakoherereza. Atabanje no kwigusaba basi ngo mugurishe. Gusabona no kwigusaba. Bayiguhaye se bagwaye miliyoni 6 bayigurisha. Bamaye miliyoni 6 nayitanga. Wayitanga. Kuko ngo imwe burya irakora. Kandi ngikora neza cyane. Ubwo se isirwara. Ni hahandi nyine wazakwiyaranja nko mu myaka ingana. Oya wayamazemo. Buriya niyo wapfiraho ngaho nta kibazo. Agoreye miliyoni 6. Wana rero n'umunyenga wo mu ndege. Ego shamana we irandege. Umuntu yurira ryari. Nagurari kandi. Kufite ubwoba humura ujye kubona mu diaspora. Aba diaspora nshuti zacu. Mugiri yerekwa muri tambu. Bimeze buriya. Sha. Rero nubwo umuntu aba yihagararaho ariko sometimes biba bikenewe. Utwose miliyoni 6. Yes. Tuba dukenewe. Ese ko numva ibintu byo gushaka mwabishyize kuri bukoko. Murabona bizagenda bita abasore bacu ko babuza abagore. Oya. Nubwo umuntu avuga gutyo ariko wawe iyo yaje ndahando bamucikira nubwo yakurushya urikuva nubwo yakurushya nyine ugasanga n'umuteka mitwe ugasanga n'iki ariko nyine n'uwawe nyine baranyine icyo kimanyanga cyawe nyine mu byana za manyanga nyinshi cyane mugahita mubyara marira ugahita mubyara bayibobo. Abakobwa b'iki gihe iyo ubonye amafaranga ukiri umuto nka Mutoni uba wumva ko gushaka umugabo biri kure. Wowe uba ubyumva uti ubonye amafaranga ukiri muto reka mbere kurikira bamubaza ubonye amafaranga ungana gutyo uba wumva washaka ufite nk'imyaka ingahe mu by'ukuri? Amafaranga ku giti cyanjye nta muntu azanaho ibintu by'intura sha kera ufite nka 30. Yes. Aba ex bawe bose barashatse wenda hazavamo umugabanye muri aba ex banjye. Dawe nibyo aba ex bitajya birangira. Yes, hari ukuntu ura n'umuntu mwaratandukanye nani mwapfuye birenze. Ariko sha twapfuye iki hari. Ubwo sagarutse kubera amafaranga. Nge sa yarga yanjye. Ayi. Ubaye bibabwiye. Shambaye bibabwiye umusore uzajya kurya amafaranga yanjye mana yanjye. Azamenye kazarama. Cyoko namugura gift. Bibaze. Namugura gift nka t-shirt. Y'ibihumbi 5. Yes, avuga ngo ibintu birenze oya. Cyangwa 5. Na amafaranga nyina nesundira yamuhereza. Uzina ikibazo cy'umusoro heza amafaranga ajya kuyasangira dasheri we wundi. Ugasanga uri kubaremera wowe. Agatajya gusohokana sheri. Agatajya gusohokana sheri kandi urusheri wundi afite. Umva rero kugira nka sugar mami. Umva nta mpamvu zo kweza rwose amafaranga bihigire. Mutoni we noneho umva biragaragara ufite amafaranga. Ayina nanjye ndabizi. Wowe ubwo uba wumva uzashaka nka ryari uritunze ufite amafaranga yawe. Mu by'ukuri ngiye mba numva bitabakera. Mbonye nyine umusore ufite yerekwa ryihuse uri tayari vraiment. Wamwemera akaza ukamwakira mu buzima bwawe imodoka yawe ukamushyira hariya none ugasanga none nari imodoka afite agahita afata yawe akayigerera. Oya nukuri agomba kuza afite imodoka ye. Niryo tangaza. Nukuri agomba kuza afite imodoka ye n'amafaranga ye urumva bikanyorohera kuko kubyara byo ndabishaka kandi abishoboye. To dukeneye kubyara tukiri bato kugira ngo n'abana tuzakurane ariko umusore agomba kuzana imodoka ye n'amafaranga kugira ngo mubone ibyo muvanga mu murenge. Ubundi bari byiza cyane. Burese ubitekerezaho iki kuvanga ufite imitungo ugasanga umukobwa cyangwa umusore nta nakantu na kamwe yifitiye. Buriya muvanze cyangwa abakuremera. Nukuri nukuremerana. Ngiye ku giti cyanjye abamuremeye pe. Icyo gihe wabyemera byabaho ngo kurukundo rugukontrola bigeza. Sha namukunda nkabimuha pe. Ruka gukontrola umutipe akaza nta kintu afite ukemera mukavanga. Ntacyo afite biragoranye muri iki gihe. Ntabyo nakwemera. Ari nka kera nka za 2 wenda na 2 nta kibazo. Ariko 2023 agomba kuzana ibye. Agomba kuzana ibye nawe yarabivunikiye nawe arabivunikiye buri rukundo bitarukomera.
kuko iyo bidahari mwese biba ari byiza, iyo bihari mwese nanone biba byiza kuko ntawe usuzugura undi, murubahana mukagendera. Ariko iyo umukobwa afite amafaranga umusore atayafite akenshi aramusuzugura, umusore yaba ayafite umukobwa atayafite nabwo akamusuzugura. So biba byiza ko mwese muba muri kuri level imwe, mugashakana muri kuri level imwe, ubundi hagashya mukazana ibyo kuvanga mwese bigaragara cyane. ubwo ubitekerezaho gute kumva abakobwa bose baba bashaka aba diaspora bayakoreye kera, kandi ubwo ugasanga mu by'ukuri no kwishyurira inzu y'ibihumbi 30 byamunaniye? Mwana we, kubera ko muri uwo mubare ntarimo, aba diaspora mbababariye cyane, ariko baravunika pe, baravunika cyane. Nabo bakwiye kujya bakontorora nyine, bakareba nk'abakobwa bagiye gushaka inangaha bakabyigaho, kugira ngo nyine nabo batabakonsoma, kuko iyo ufashe umukobwa wifashije nakugeza kure. Akenshi ugasanga ni umusore afite amafaranga ye, afite urukundo ruri seriye, ashaka umukobwa uri seriye, ariko ugasanga amusize mu Rwanda, aragiye hanze ngo azagaruka ngo bakore mariage. Mu by'ukuri buriya agenda yizeye ntibaze batureba, ahubwo twe turahari, dusobanutse, tugize gute dushoboye. Ariko abo ngabo nyine inama nabagira no kujya babanza bagafata amakuru mazima, bakabanza bakiga ku muntu. Bariya nibo bakwiye kwiga ku muntu cyane. Ariko mu by'ukuri twege bazima turahari, tuzi kuyahiga, tuzi no gukunda, tuzi no kubaka. Ese wowe nkawe kira ubwo wumva wowe ashaka guha ayo mafaranga, mu by'ukuri ntago ari hahandi ugeraho uri umukobwa ukarengwa ukumva ko ugomba kuyakoresha ibintu byawe wishakiye, ukabushyira ku ruhande, ahubwo ugatajya gusohokana abandi batipe b'inshuti zawe? Wowe wabyakira gute? Byaterwa. Icyambere cyo biterwa n'umubano ufitanye n'uwo muntu cyangwa n'uburyo ki umwiyumvamo. Erega umuntu wese ugweza amafaranga, benshi batekereza ko umuntu ugwaye amafaranga akenshi bamuhujwe no gukurana. Ariko hari igihe usanga n'umuntu ari urukundo nyine ruri noneho nyine nyarukundo, mukundana nyine urukundo nyarukundo. Nese kubera icyo abatipe batagira amafaranga abakobwa batabakunda? Oya, ubumukunda ahubwo nyine uri bushake no gufasha, ariko akenshi usanga ahubwo unayazana undi noneho utanayafite kugira kuko ni ukunda. Ubumukunda ahubwo ko akunda adafite ubushobozi bwo kugweza byose, akenshi wenda ukajya undi ku ruhande wenda uguha amafaranga, ariko ufite wawe udukunda kandi ari wa mukino wawe. Ubwo yaguhaye urumva utarenga, ugatangira kujya yasohokamo n'abandi bashuti bawe ukanamwibagirwa? Oya, ntabwo wakorerwa umuntu ugweza amafaranga. Ntabwo wahora umwibuka kugira yaguhe. Ntabwo wakorerwa umuntu ugweza amafaranga, wakorerwa ikindi kintu cyose, ariko umuntu ugweza amafaranga nibwo uzareba nk'umuntu, nk'urugero ugufitiye ideni, wowe ugufitiye ideni wamwibagirwa? Ntabwo wamwibagirwa. Uzacenga ahantu noneho ubafitiye ideni wahibagirwa? Aho ngaho hanyura kuri. None se ubwo ni gute yoyirwa umuntu, ni gute yoyirwa umuntu guha amafaranga? Ntabwo wagutese. Ntabwo wamwibagirwa. Ntabwo ngiye nakorerwa umuntu umeza amafaranga pe. Mana yanjye biragoye. Noneho hari ikindi kibazo nkunda kwibaza, abakobwa b'iki gihe basigaye bumva bose bashaka abantu babakunda, akaza afite amafaranga akaguterera ivi, gusa hakazamo ikibazo akenshi. Hari igihe umukobwa usanga umutipe yamutereye ivi agahita agenda nko hanze cyangwa akajya nko kwiga, ukibaza imyaka 2 irashize cyangwa 3 ucyambaye impeta umuntu yagutereye ivi, ntago aragusaba iwanyu cyangwa mugakora umurenge akigendera. Ibyo bintu bivuga iki moto? Excuse me please, wa mukobwa wifatiraho wita ushaka undi vuba vuba. Ibyo bitera umutima, iyo mpeta nta nubwo ukwiye kuyambara igihe kinini, kuko hanini usanga nta rukundo rurimo rufatika. Kuko dufata amakuru hirya no hino agiye atandukanye, usanga umuntu yambara imyaka 3, 4, 5 ugasanga nta kirimo kiravamo. So make sure ko hari umunyarwanda wibitseho, ukaba uri tayari igihe cyose ukava mu nzira, kuko buriya abakobwa twebwe dusaza vuba. Nk'umusore wenda w'imyaka 25 cyangwa 6 abakiri mutoya, yagize 30 nibwo abageze, ariko twebwe umukobwa w'imyaka 30 tayari aba yagiye. Iyo yagiye rero ntago waba gifite umusore umureba, ntago aba gifite umusore umutereta. So ni byiza ko byanga bikunda ugomba kumekinga shock ibyo urimo urabitekereza neza, wige kwikorera, wige gushaka abasore bari smart, bihuse, bari seriye, bihuse. Wowe kira ibyo bintu urabivuga iki? Ngenda bivugaho nyuma kuko nge birambabaza kenshi. Nekeza ko akenshi kwambara impeta, akenshi umutipe abatekereza ko wenda abukinze, bari nko kubukinga, ariko nanone wenda iyo abantu amaze igihe batari kumwe, cyane ijya mwibagirwa, urukundo rwakururagora buriya. Akenshi iyo kuri hafi nyine
harimo ukuntu nyine bimeze fresh yari yagiye hari igihe agenda akibona undi avuga ati nari naribeshye bakomeza ukambara iki njye nakwambara impeta wenda umusore uvuga turi mu nzira yo gushinga urugo nibwo nakwemera kwambara iyo mpeta nkayigendana pe ariko ubu ngubu nta gahunda ihari ngo no kugira ngo kuko mfite she ntago nabyemera mbese wumva wayambara nk'igihe kingana iki mu by'ukuri byibuza igihe gito nayambaye amezi 6 arenze nayikuramo kira wowe wayambara igihe mutoni wayambara igihe kingana 3 amezi muri make ni ukuguterera ivi na invitation yazisohora kuko ubundi nicyo cyiza bituma utanarambirwa niba nagucishemo ijisho cyane ngewe hari impamvu mbabajije iki kibazo hari umukobwa ngewe nzi batereye ivi ariko umutipe amaze umwaka ari hanze aracyambaye impeta kandi noneho we yamutereye ivi arangije banakora umurenge I'm sorry ntago bakoze umurenge yasabye iwabo urumva ko abamuziritse yagiye gusaba iwabo bakora nka dote n'urugero urumva ko abamuziritse uwo mukobwa ntago basezeranye umurenge ibyo bintu wowe wumva wabyakira gute yarasaze yamutereye ivi amwambika n'impeta arangije aragenda yarahubutse cyane njye numva uwo mukobwa ashobora kuba yarahubutse umusore azagaruka yarahubutse cyane kuko ntago tubizi abagenda buriya hanze ntago babyoroshye ko kugaruka babyoroshye baraza kutubwira muri comment ukuntu bimeze uko bimeze ariko ngiye rwose narumiwe ntabwo nahaguma pe mba numva bigo barifata kabiri kuko njyewe hari ibintu njya numva kenshi ngo umusore hari igihe abasore cyane cyane baraba diaspora hari ibintu baba batemerewe gukorerwa hanze niba ari byo simbizi barankosora hari ibintu baba batemereye hari nk'akazi badashobora kuguhutana umugabo ufite umugore rero bakaza mu Rwanda agahita asezerana nawe kugira ngo abone ako kazi yagize agahita guta mu Rwanda bikarangirira agufasha ukwezi kumwe akagukodeshereza inzu okay ibyo bintu nabivuga si binahoze mvuga nese ko kimukunda aba diaspora ubundi abanyarwanda babaye ntabwo ukunda diaspora ukunda ugize amahirwe ugakunda mu diaspora sava siko n'abanyarwanda ari abana be ugize amahirwe ugakunda umunyarwanda mwe erega no mu diaspora bari umunyarwanda ariko baba bafite imico akenshi bagerayo bakagira imico y'abazungu njye nekeza ko byose ari amahirwe ko cyambe ushaka umuntu muhuza ntabwo ushaka uwo mu diaspora utanamenya se mu diaspora erega ari n'igihe bari n'umugande cyane cyane haba ari hano hafi ibyo ari byo byose tu ubundi aba diaspora abagande cyangwa abatanzania cyangwa abakongomani aba aribo bajye bashaka turabashishikariza mujye mushaka aba hano hafi aho wakwambuka na bisi ugakurikirana amakuru ye ukavuga uti bimeze bite ariko abo hirya cyane nabo ntago twabanga ariko nyine no gusesengura tukabigaho cyane urwo rukundo bayagukunze murenze tumatege indege akaza mu Rwanda ariko barakunda barakunda ariko bumvise ko harimo profits nyinshi ku ruhande rwabo nese birashoboka ko akenshi bijya bibaho ko umusore cyangwa umukobwa akundwa n'abasore barenze 2 bibaho dusubiza kuri uko ufite ubwoba nkaho ariko bimeze oya njyewe se oya njye ntago ariko bimeze ariko it's a long story yatse kumuvuga basanga ari benshi haracyari ibanga wowe ufite bangahe njye ndacyari umwana nashiringira oya gira tube mu bintu bya brag ufite bangahe njye nawe ngira nawe mfite noneho ikibazo nanjye kubaza ufite abasore barenze 2 bagukunda cyangwa ndi ufite 3 cyangwa umwe agukunda by'ukuri ariko ufite n'abandi bakwiruka inyuma ukajya kubona ukabona umusore akoze pati akaguterera ivi mu bantu benshi buhabyakira gute kandi mu by'ukuri atari ufata nka number 1 mu mutima wawe tutarabivuganye nese ubundi batera ivi babivuganye ni surprise hariho abagira ikinyabupfura akayikwambika mwasohoka hanze ugatuyimusubiza hariho cyane hariho n'ubaza aravuyeho ako kanya agukorera iki akagukatira noneho ikibazo cy'iki gihe nakubwiye ufite 2 cyangwa 3 abo basore bose baragukunda mu by'ukuri wowe ukunda yenda umwe ukunda umwe ukabona wundi udakunda agutereye ivi wabigenza gute iyo meta wayambara muri iki gihe twibuke haba hari kamera
social media ziracicikana inshuti zawe zihita zibipostinga mujya kuvaho ifoto ya mbere yageze kuri sati noneho cyane wa wundi ukunda ashobora guhita abibona we wabyakira gute sha ntayo nakwambara ukamukatira watumukatira cyane ibaze noneho social media gahita uba nk'awa mukobwa hariya nyine uriya mukobwa ni umunyabwenge aho kugira ngo nyine uhombe ukunda wahomba uriya n'ubundi ngo yari prank ntabwo yari prank usengera gore babivuga byari byo ahubwo yabonye nyine yasebye abigira prank ariko nanjye mbonye yasebye nabigira prank mbonye yasebye we uwo musore nanjye nabigira nka prank ariko ngenzi ko nta kuyambara byo sinshobora kira wowe wabigenza gute njye byaterwa no kumbona umutipe nyine atari ukunda bwa mbere ariko nawe ari mu bo nkunda nawe si nkunda bwa mbere ariko ari mu bo nkunda ari mu bo nabwiye ko nkunda njye mbona ari umutipe tuzashobokana kandi nkabona ko ari umutipe ushobotse njye nayambara nkemera nkahompa undi nakundaga erega y'umuntu mubanye none uramukunda cyane cyane ku bagore niyo wamubyara niho biba byabaye mahwe wowe wamukunze nese ubundi urumva uwo musore atari we uri seriye cyane akenshi usanga wa wundi ukunda noneho bitanavamo azabitekereza nka nyuma y'umwaka cyangwa azanakureka ahubwo nabyo ujye ubitekereza cyangwa afite undi yibwirira akakunda njye simbizi ariko nzi ko abakobwa buriya kugira ngo muvuguruze akunda umuntu biragoranye cyane ariko mugomba gutekereza kure njye iyo ndebye nkareba kure nkareba nyine hari igihe uwungu aba ahubutse kugira ngo ajye mu mago bitewe n'akazi cyangwa ibiki bimutera pressure ariko nzi ko umukobwa yakunze niyo wabigenza uti niyo yabigenza gute ntabwo bishoboka ko yajya gushaka umuntu adakunda niyo bivuze ngo gake kuri njye wenda ndavuga ku ruhande rwanjye navuze ngiye ko ntayambara kuko nzi ko iyo nakunze umuntu mba namukunze bibaho noneho uko usanga umukobwa akunda umusore kubera amafaranga mu by'ukuri nta gakundo na gato amufitiye ugasanga akunze umusaza mu by'ukuri atamukunda wowe urumva ibyo bintu bitakubaho yumva agakunda igisaza wibite igisaza ko hari abadukurikira n'abataza kukubwira nabi muri kombi Yasuye bari n'umusore n'umusaza umurusha imyaka 50 aho ngaho rero biba biterwa n'ubuzima ndetse afite amafaranga menshi ufite boyfriend wawe nta n'ijana yifitiye ukabona zagutinze muri iki gihe iyo umusore adafite amafaranga biravuna cyane ku ruhande rwanjye ndetse ubabuze bose ukabona uwo nguwo ufite amafaranga ariko akurusha imyaka myinshi ubwo n'ikimana yabahisemo nyine n'ikimana yaba yifatanyirije n'ikimana yaba yarifatanyirije uwo musaza yaza nyine ukamutunga nakundi yagutunga ariko byagorana muri iki gihe biragoranye cyane ko muri iki gihe biragoranye cyane kubera amafaranga arakenewe muri biragoranye cyane ko yakunezeza kandi wowe ukiri muto biragoranye urumva nanone waba ugiye kuzana ibindi bintu kameme byo kumuca inyuma ibintu nk'ibyo ngibyo mbese nta kuntu wamwihanganira ashaje se icyo kiganiro reka ngiye nyivaneho gifate ntabwo nabishobora ngewe sinana kuntu wamwihanganira wowe ashaje ariko nyine ukemera ukamukunda utamuciye inyuma nta nubwo twabanaho ntabwo byoroshye imyaka 40 ni iki cyatuma utamwihanganira ntabwo nabyihanganira ngewe akibaze nyine n'umuntu uzajyana iwanyu bakazajya bibaza tuve ku byo mu rugo tuve ku by'iwanyu wowe ubwawe ku giti cyawe n'urugo byo gucana inyuma mu rugo rwawe njye mu rugo rwanjye nkubwishe ko ntabwo nabana nawe nese ni iki cyatuma utabana nawe ni ukumureba wabona asa nabi nyine ntabwo nta nubwo nkunda abantu banduta cyane ikibazo abantu b'abasaza uri kubona ufite 20 wenda n'umwe n'ibiri n'itatu n'itanu ushatse umuntu wa 50 60 Yesuye gusa abana banjye we uzi ko yaba ari papa wabo ari sogokuru wabo nanjye yaba ari papa wanjye ari n'umugabo wanjye abakobwa barabikora amafaranga ntacyo adakora aho ngaho bikora mutazabana akaba ari nyine sheri wo hanze murabana my friend oya mugakundana cyane njye ntabwo twabana kubera ako kantu ko gucana inyuma ntabwo wabasha kubyihanganira nese oya kumuca imigongo ibaravunye mwese nari guys nibyo rata ubivuze neza sibwo burwayi navuze yagutera uburwayi ntabwo byazavamo bana we hano ho biratangaje
ni hatari njye ntabwo nanjye nabyemera abakobwa beza baraha kwihangana adafite amafaranga nkabyihanganira ariko akaba ari umusore akaba ari umusore wowe uri umwana ariko se ntabwo ukunda abantu b'abasore nyine umusore umeze ute mutatu mureke muganukira baracyari umwana murakoze cyane kunyakira mu rugo rwanyu urakoze cyane nawe iheza pe urakoze cyane nishimye ko mwanyakiriye neza urakoze cyane kandi mungaririje neza merci beaucoup sawa reka dushimire abakunzi bacu bari badukurikiye mwakoze cyane kudutega amatwi iyi ari James and Oliver TV mukomeze mukore subscribe mukore share mukore like mutere na comment abakobwa mugira icyo mubambwiraho mwuka byaramwe kuko njye ndabakunda kandi ndakeka namwe mwabakunze murakoze Simon komeze barinde bye